Ariko se tuvugisha ukuri ubundi kwiba no gutubura mwumva bizabamaza iki? Bizabamarira iki? Kwiba no gutubura kwiba uduceri tw'abanyarwanda mwumva bizabafasha iki? Bizadufasha kurya neza tukabaho neza. Ariko icyo wakora cyose nzashirwa nk'iki nuko n'ubundi urimbwa nta kintu kizi. None se kuki unyiba kandi ndimbwa wamfura? Ese wanyibwira akazina kawe? Anyita Mabyaratoga. Bakwita? Mabyaratoga. Bakwita Mabyaso? Mabyaratoga. Mabyaratoga? Bakwita? Gashino kanyoko. Bakwita nde? Nese kuri mutende ntibakuvugishije. Ntago bigeze bamvugisha n'ukuri. Ubwo ni baramukagwa amagabira gufungura simukadi yawe yansubiza. None se ntago hakuyange se byibura ariko ukabimfashamo bakayifungura. Uri mu karere? Ngiwe ngundi mu karere ka Nyabihu. Reka nkubwire rero ni gufata rero ibintu nzabikora. Agendana umupanga. Ugendana? Agasigara uko byagenda kose. Ngenda mu bantu bazima nago ngenda mu bantu biba. Akubiranangaje. Simbabeshye mw'abanyarwanda mwe. Nje biranangaje kuntu umuntu warugiye kunuburira ari umuntu nzi. Bivuze ngo mwitonde mugende gake byo mwigira ngo muri abastar nemero zanyu muzitanga. Ntago ari ababifuriza ibyiza ari n'abantu babashaka kwa babambura cyangwa se ngo bagire gute. Ako kura amaboko mu mufuka ubwo wasanga ari ubukobwa bwandi uri gutereta ububeshya buryo cyuri kapo kandi nawe ukirimbwa ukiba abantu kura amaboko mu mufuka ukore mu Rwanda twifuza abantu bazima urumva batari weho rwose bayi wayo byuzashaka abantu utekera imitwe ahubwo ikintu wabakoze ni ukugira ngo gutera ubwoba mukanya ubwagiye kwita nimero yanjye ayipase undi muntu nawe bafatanyije ibintu by'ubuteka mitwe ubundi yongera amamagare ashaka kuza ari umukobwa cyangwa se ari umujama bihora abantu babaranize no bafite n'utuntu two gukomveka abantu speech imeze neza hase bagiye bajya byibura no kuvuga ari amagambo bavuga akaba nk'igitebo cy'ibijumba ibyo kwidufaranga ngaye baze rino zuba rindiho tuvugisha ukuri akabantu ni banashirika isoni koko ibaze kuza ugahengera nyine ukagwa kuri King Era Shani nko kugwa kuri Bulldog cyangwa se Diplomate. Yes, nongeye kugusuza ngwani ikaze kwa kansa subscribe kuri YouTube channel Ila Nation TV takingira Rwanda ninge tubona migano bitandukanye binyura kuri n'umuyoboro wa YouTube channel Ila Nation TV. Kandi subscribe kuko ibintu ngiye kukubwira nakasa mutwe n'ubwirinzi nzanye ku bana b'abanyarwanda n'abanyarwanda muri rusange kubateka mitwe basigaye barateye basigaye bahamagara bakavuga ngo nyobeje amafaranga nagira ngo yankirire kuri iyi nemero. Umamagenge mbwiye yuko ngo yaragiye kwishyura umumotari ngo nemero ngo amafaranga arayobya ngagiza akabazo ngo none se ngo girlfriend ngo wamfasha zanga amafaranga ngo kayansubiza ndagira ngo mbereke SMS ndaza gukora screen shot ubundi nyishyiremo na SMS ya nemero n'ubundi mamagaye nyirizina inemero kanyivuge ni 0735 58 na SMS zanditse aravuga ngo you are very saved igihumbi n'ijana cy'amafaranga y'u Rwanda afuturutse ku muntu witwa Twizera Imana Eric ashiramo twadukubongo twa nemero n'ibikintu cyo gusaba bidahuye aronyandika ngo on your account your new balance is blocked bivuze ngo nabateka mitwe arambwiye ngo mbanza checking ndabona amafaranga yayohereje dore amamagaye inshuro ebyiri zindi namufata gukora nende gusettinga kamera kugira ngo nibyo tuganira mbigane imbere ya kamera kugira ngo nawe nagire ikikubaho uze kuburi maso kuburi kenge cyangwa se uri kenge kugira ngo hatagira umuntu ugutuburira katumamagare ubundi twumve icyifuzo cye murumve naho bateka mitwe kuno baba bafite yaba imagine ibaze nyine yuko nyise nsanga ihugu wari undi mwana w'umunyarwanda yifatiye agiye kumvisha buryo kingo yakubiswe yarateza akamoto abaza amafaranga yo kwishyura kandi waba ari Rusizi cyangwa se ari Rwamagana cyangwa se ari Karongi kugira ngo biraza gukomera bivuze ngo nabatubuza ndaguhamagara umva ko bagira ngo iki wahuye n'ikirara kikurenze ndagushyira hanze nanjye ubwanjye amazina mwabonye mujye muba maso hari ukuntu buri umukecuru cyangwa se uri umusaza yure nkana mu cyaro umuhungu yakoreje uduceri mu giteka mutwe kuguhamagara wowe ukajya kohereza amafaranga utiriye wita ngese ngo balance mfite hangahe
cyangwa se ukatubona SMS ize ngo you have received ngo amafaranga ya nayo utiriwe ureba ese aturutse kuri nde aturutse hehe bivuze ngo hari igihe bakwifatira bakagutuburira ubu nanjye womba wenda nuko wenda huye n'inkubiswe nka King era ngende nkubiswe ahubwo mujye mundemera ngira amafaranga ngira mujye mundemera Coach Gayeri ujye undemera ba Bruce Melody bankandire na ba Debeni bankandire dore na amafaranga ngira gute nigirira ubwo nanjye yonza kuba ndi umuntu wita umuvuga ngo mereza nimero ya telefone nohereze mwohereza niriwe mbanza kureba cyangwa se no kubaza cyangwa ibikunda ubwo amafaranga wagize gute baba yandiye mwabantu mwe nemero yitangaje abakoba y'ahantu babera abanyabwenge dore amamaga inshuro zinde ebyiri namwita ndi gusetinga nimero nimba yise yikuraho nicyo kintu cyonyine ariko basha kumenya ariko icyangombwa nuko mbarabuye nkababwira ni mwitondere bano bantu byange bikunde nago ari igikorwa kizima bashaka ku bantu n'ubujura n'ubuteka mitwe ubundi ibi nibyo bita ngo kwibukoresheje n'ugukoresha mu mutwe cyangwa n'ukubura icyo ukora mube maso mube nshanda guhamagara mpaka uyifashe kamubwiza ukuri ahubwo muhisha unize indi simukadi muhamagaze pe genda muhamagara mpaka mfashe kuko bino bintu by'ubujura n'ubusambo tubirwanye tubirandure kuko bari undi muntu yagiye gutwara amafaranga impamvu ngoze kino kiganiro nta yindi mpamvu si views pe naga ari views nge dore ndiho murabibona yuko umubiri wanjye uriho nago naburaye nago nabwiriwe ahubwo nukugira ngo ahubwo mukanguke mube maso umuntu nago amaga akavuga ngo nyobeje amafaranga byibura aba maso umenye uti se ayobeje nangahe kubera iki ari nge yayoberejeho yaragiye kuyakoza iki ibintu nk'ibyo ngibyo andika zino nimero andika 0738 52 18 62 unizo telefone ndebe nimba yo biraza kwemera nyimuhamagaze allo oui bimeze gute allo oui namuteye parumaze kubwira yuko yobeje amafaranga nago kutama nimero se ngo nyashyireho simukadi no niko kubanyagaritse simukadi yande yanjye yawe mana isi nijoro nago wabinkora none se ubwo kutabajije ngo umbwire byibura amafaranga nyagusubize ntibahamagarikire simukadi ese ko simukadi ko wanze kuyansubiza bakanyihagarika ubwo Yesu akuba wamfashije none se ubwo urumva bitari bugorane kujya bayisubiza ku murongo maze guhamagara nduyitore se uragira bigende gute Yesu wibyaye ndabigenza gute ko n'ahantu ndari mu cyaro unzasubira i Kigali kuba nayikoresha ngiye kuri mutene n'abahaye nimero zenda asaba ko baguhamagara ntabwo ugeze bakuvugisha se bamvugisha wapi pe nukuri narimo ndeba ngo nimba amafaranga nyine ariho umumotari nishyura muri yagiye ku ruhande ahamagara kuri mutene avuga ngo nge nawe usurazire kuko nayobeje kuri nimero 0793 yego nese kuri mutene ntibakuvugishije ntago bigeze bamvugisha n'ukuri ubwo ni baramukwagwamagara bwira gufungura simukadi yawe yansubiza none se nago wakuyanje se byibura ariko ukabimfashamo bakayifungura wowe niba guhamagara urabwira gufungura simukadi uko nimero zawe twazibahaye wazibahaye niba mara gufungura simukadi yadusubiza narebe noneho kanegereza nimba bitari bunatinde sinzi uri mu karere ngiwe ngubundi mu karere ka Nyabihu sandari niba guhamagara uraza kungugira sawa narebe Yes ngira ngo murabyumvisha kuntu bano bantu bakora bano bateka mitwe bivuze ngo aramamage niba mvuze ngo ndi Nyabihu nukugira ngo byibura ngurure amakuru nyabahe muzamenye uko bitwara cyangwa se abantu batuburira ngo nabantu baheye bivuze ngo yagize umunyacyaro ngenza muri Kigali ku ncuro ya mbere nge ndi Muhanga nza muri Kigali barambwiraga bati muri Kigali hari ibisambo birakwambura natambukaga meze ngo nka Kongwe nzongeye kandi ubwo mere yambwiye ngo uramenye ugenda uhagarare kuri voruka n'umuntu uzaza kugutora ni hari bugukure nagendaga ndeba imbere nyine nk'umuntu ewana nka kamugi nk'umuntu uzaho ngiye bivuze ngo nuko bakora bivuze ngo akuba mbwiye ngo kure mutene bagiye kumamagara CMTN nitugateza urubwa nitukagira ikintu cyitwa ukoza soni byo gukoza isona abantu nagare MTN yewe na Tigo cyangwa se Airtel nago bano bantu bari muri bino bintu cyangwa se muri no mugambi wo kuba bakiba abantu cyangwa se babatuburira ahubwo ikintu wabakoze nukugira ngo gutera ubwoba
mu kanya ubwo agiye kwitaha nimero yanjye ayipase undi muntu nawe bafatanyije ibintu by'ubutekamitwe, ubundi yongera amamagare. Ashobora kuza ari umukobwa cyangwa se ari umujama, bari abantu baba baranize bafite n'utuntu two gukomveka abantu, speech imeze neza, hase bagiye bajya byibura no kuvuga ari amagambo bavuga akaba nk'igitebo cy'ibijumba, ibyo kwiba udufaranga ngaho ibaze rino zuba rindiho, tuvugisha ukuri akabantu nibanashirika isoni koko. Ibaze kuza ugahengera nyine ukagwa kuri King Era shani nko kugwa kuri Bulldog cyangwa se Diplomate. Ibaza kugwa kuri King Era ngo igiye kuba wamutubura. Ubu ikintu kigiye kuba mu kanya nuko wenda negereje nkabona n'iminota irimo iranjyana kandi ndimo ndibaraguza mvuga ubusa imbere ya kamera, ubundi nakabaye negereje akamamagara cyangwa se kuri MTN bakamamagara nkuko yarabivuze, ubwo n'undi muntu ari wehe nimero nkumva kuntu bibajajwe cyangwa se nkumva kuntu wenda bandeka indi mitwe nabyo nkaba nabibageza nuko mbona barimo baratinda, cyangwa se nongere muhamagare muze n'isundi wamagaye kuri MTN kamuza nabo wamamagaye kuri MTN ukamuza nabo simubizi kunamagara umuntu abantu ari babiri cyangwa batatu wamagaye kuri MTN ukamuza nabo akamuhamagare numve no ubwenge bwabo ahantu babushingiye kaze muhamagare sorry gato nyitambaseriye. Allo none se ko mbona biri gutinda, nta kuntu wamamagara byura kuri MTN ukamuza nabo tukabivugana bikarangira? kandi bambwiye ko baguhamagaye ntibyakunda simukade sinzi ikibazo ifite. Niko bakubwiye? Sinzi ngo ikibazo simukade ifite ndabwira ku murongo. Nese wabamamagara byibura ukaduhuza, njyega nanjye ubu mfite amafaranga make inashaka gukoresha, nanjye kwigurira agahene. Nyine wenda bategereje bazamuhamagara bitari uno munsi. Sinzi igihe bazaguhamagara, nanjye se ko nshidikanya ko bambwiye ko batazagusiga akaguhamagara kandi ariko se tuvugisha ukuri, ubundi kwiba no gutubura mwumva bizabamaza iki, bizabamarira iki? Kwiba no gutubura kwiba uduceri tw'abanyarwanda mwumva bizabafasha iki? Bizadufasha kurya neza tukabaho neza. Mukabaho neza? Muzabiraga n'abana banyu cyane abasona banyu ko nibyo bakoraga? Njyewe abana kuzajyana amahirwe nkabona kumwuzukuruza wanjye nayo tuzamusigira umurage. Ako kwiba nyine mwarabyiyemeje mugomba kwiba nyine tu. Kwiba ni akazi ariko. Kwiba ni akazi? Gusa ntabwo urafatwa byibura ngo ube baguhata nk'igiti nka rimwe ikibuno gitohe? Urwindishwa na like yanjye naguhaye kuri Facebook. Like yanjye kuri Facebook? Nari murange uri n'umufana. Sigaye nibwa n'abafana, umva urwego bigezweho. Uze ngo na Facebook yanjye urayizi? Yego. Ndakagegera gute kuko ngufashe? Cyazi cyakunyereka kankubwiza ukuri. Njye ubundi mfasha umuntu nkawe wananiwe gukora amaboko mu mufuka yiri gutubura, mbaza ngo namukorera iki? Nahita ngufata iyo misatsi yose ufite ku icyo gitwe cyawe. Nayikuranaho n'uruhu. Wayikuranaho n'uruhu? Bivuze ngo we wanyiba ukagerekaho no kunkuranaho umusatsi n'uruhu? Biratangaje yuko none nsanze umuntu wari ugiye kunubura no kunyiba ari umuntu nzi nyine cyangwa se ari umuntu mfana. Nge sinkuzi. Ariko icyo wakora cyose nzashirwa ngwiki nuko n'ubundi urimbwa nta kintu. None se kuki unyiba kandi ndimbwa wamfura we? Ariko kuko urabona ngo ukwibamba ngo jedeni na followinga hari abandi ujya wiba uzabaganye kubyo namukoreye. Nawe waramwibye se? Hari n'abandi ariko batari mama wibye. Nuko namumenye tataramba nimero zawe. Wamumenywe? Amwibye nimero zawe. Sha mukora amaboko mu mufuka rero mukore bana b'u Rwanda sibyo, kuko ibyo nta hantu byatugeza, turimo turorora imbwa pe nawe uri imbwa sibyo singubeshye, kuko urumva kwiba ukirirwa kuri telefone wiba wambura abantu nibwo bubwana icyo gisebo yewe ndetse n'abagukomoka bamamye nashidikanya yuko bihebye. Waga kwavuye bitebya. Kuko takabiye akagamo. Imana izakurengera ukizwe.
wubatse mu mufite ibitatu hirya n'ibyo sengera muri Edini. kandi wari ugiye kumwiba. Banyarwandakazi murabyumva yuko umuntu wari ugiye kunyiba ni umuntu usanzwe nanze, bivuze ngo kwa kundi dupostinga video tugashyira kuri Facebook, we yarayibonye yikuraho. Ese wanyibwira akazina kawe? Anyita Mabyaratoga. Bakwita Mabyaratoga. Bakwita Mabyaso? Mabyaratoga. Bakwita Gasino Kanyoko. Bakwita nde? Mabyaratoga. Hari abantu batukana ukagira ngo bambaye kamambiri ku rurimi, sinkubeshye. Bivuze ngo rero ntari bikanisoreza ikiganiro wa muteka mitwe we, urumva ako kura amaboko mu mufuka, ubwo wasanga ari ubukobwa bwandi uri gutereta ububeshya buryo cyuri kapo, kandi nawe ukiriye mu gukiba abantu. Kura amaboko mu mufuka ukore. Mu Rwanda twifuza abantu bazima, urumva batari weho rwose. Bayi wayobye uzashaka abantu utekera imitwe. Urya kuri yanjye nibyo wambwa y'umugabo we, ntabwo nza ngo harayi irayika se mari icyo uzayihorere. Reka nkubwire rero ningufata rero ibintu nzabikora. Ndagendana umupanga. Ugendana? Agasigara uko byagenda kose. Ngenda mu bantu bazima, ntago ngenda mu bantu biba. Bivuze ngo nta hantu nahurira nawe. Ariko ubwo ntabwo ubuye ubutari birumvikana, ariko ufite ibisatsi bibisha biteye ubwo. Ako birantangaje. Simbabeshye mw'Abanyarwanda mwe. Njye birantangaje kuntu umuntu wari ugiye kunuburira ari umuntu nzi. Bivuze ngo mwitonde, mugende gake, byo mwigira ngo muri abastar nemero zanyu muzitanga. Ntago ari ababifuriza ibyiza, ari n'abantu baba bashaka kwa babambura cyangwa se ngo bagire gute. Sawa bayi winera umwanya, ntago mfite umwanya wo kuganira n'igisambo nka Ruharwa. Mwabyumvisha icyo nicyo cyonyine nashakaga no kumenya. Mwumvisha kunivugishije ngo kure MTN ibiki n'ibiki, bivuze ngo ni n'umuntu usanzwe nzi. Njye kambabwira bino bintu neza. Hari ukuntu nsigaye nariharaje gupostinga ubuntu bw'ubu video cyangwa se bw'uburiri, nkashyira nimero za telefone kugira ngo abashaka kwamamaza indirimbo bafite ibikorwa bamamagare. Ibaze ko hazemo n'ibisambo. Impamvu bavuga ngo buriya mu nama nyinshi ari abari mu kirura. Mukane subscribe na like ngira tujye twibanira bya buri munsi. God bless.